Muraho mwese mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Hobe rero, kandi nkomeje kubashimira cyane ukuntu mukomeje kumpa subscribe, share, comment. No kuri binkora ku mutima pe, muri abantu banjye pe, ndabashimiye. Ni nayo mpamvu rero nifuje gusubiza icyifuzo cy'umuntu wacu watwandikiye atubwira ko ashaka kumenya uko bakora banana cake. Uyu munsi rero ndashaka kuyibereka n'abandi bose bayishakaga kuyimenya. Ndashaka kubereka noneho ibyo nkoresha kugira ngo banana cake iboneke. Mfite imineke 3, ariko ushatse wakoresha n'ibiri bitewe n'ingano zayo, nuko nabonye yanjye itari minini cyane. Mfite imineke 3, bibaye ari bwa bundi butoya twita kamara, wakoresha nka 5. Hanyuma mfite isukari, mfite imineke, mfite amavuta cyangwa butter emeltinze, mfite ifarine amagarama 500, nkagira amata, nkagira amagi 4, nkagira baking powder ya indi twita capamandazi, nkagira vanilla sugar. Uyu munsi nta essence mfite, ariko sugar irakora, vanilla sugar ya indi isanzwe. Hanyuma nkagira cinnamon, cya kirungo cyanjye nkunda mumaze kumenyera, ariko uyu munsi ndongeramo ikindi kirungo cyitwa muscade cyangwa tujya tuyita mu cyongereza ngo nutmeg. Iraryoha cyane, nkunda kuyikoresha muri cake ya banana. Ndumva ari ibyo rero. Ifarini n'amagarama 500. Kakantu kanjye kapima amagarama, sinzi nimba bigaragara hano muri kamera. Mfite amagarama 500 y'ifarini yo nkunda gukoresha. Yego, n'amata itasi imwe ntoya. Nakoresheje itasi uyu munsi kugira ngo mujye mubona uko mupima amata. Hanyuma rero ngiye gutangira. Hagati aho nagira ngo mukomeze mbasabe, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore comment, mumbwire ikintu kindi mushaka ko tuzakora ubutaha. Ibyo bimpa courage cyane, bigatuma nshobora no kuzashaka ibindi bintu by'ubwenge tuzajya dukora. Tugiye gutangira rero. Ndabanza nkore amagi kwa kundi. Buri gihe mbanza gukubita amagi, nicyo cy'ingenzi. Mfata igi nkabanza nkareba ko ridafite ikibazo mbere yuko ndivangira mu yandi. Ibyo byiza. Usanze rifite ikibazo byakwangiza ayandi. Ibyo tuzabimenyere rwose mu gikoni, ni ibintu by'ingenzi cyane. Kugira ngo adapfa, rimwe ritaba ripfuye rikangiza ya yandi yose namaze gukora, nkaba ndabyangije. Gusa amagi y'amanyarwanda niyo akunda kugira ibyo bibazo cyane kurusha amapondezi. Yose ni mazima, twakomeje. Ndavanga amagi neza. Amagi namara kunoga, ndakurikizaho isukari. Agakombe kamwe k'isukari kaba gahagije, kubera ko mu muneke haba harimo isukari ubwayo. Ishobora kuba nyinshi cyane rero urengeje kari agakombe kamwe. Hanyuma isukari imaze kunoga neza, ndankurikizaho amavuta, melted butter, nayo nkavanga neza. Hanyuma nkahita nshyiramo amata. Hagati aho ifuru yanjye nayicanye, kuko ibi bintu rwose ntabwo bitinda kubikora. Bihurana nuko ifuru ishyushye tubishyiramo iminota mike ishoboka, 15 cyangwa 20, bitewe nuko ifuru yaka. Ibi cake ibihiye. Ariko hari umuntu wambaje ati se ko uba wapreheatinze ifuru mbere, ubwo koko ntabwo uba wangije umuriro cyangwa gazi? Nambwira oya, ntabwo mba yangije, kuko n'ubundi utayipreheatinze
ugashyiramo keke uhita unayicana cyangwa ugacana ako kanya uhita ushyiramo keke, n'ubundi wa mwanya keke iri bumaremo ifuru itarashyuha n'ubundi iraza kumara iminota 40 cyangwa 45, kandi na preheatinze ifuru keke iramara iminota 15 cyangwa 20. Urumva rero ni kimwe n'ubundi ntabwo mba nangiza. Turakomeje ubwo ibintu byose bijyanye n'amazi cyangwa ibisukika ndabirangije. Ngiye guhita nkurikizaho ifarini, umusemburo na twa turungo twanjye. Kanshyiremo n'agasikre vanille kamwe karahagije, kaba gahumura. Banana cake irahumura cyane n'ubusanzwe kubera umuneke ugira impumuro nyinshi. Bongeye guhita nshyiramo ifarini, nshyiremo ikiyiko kimwe ariko ntabwo cyuzuye. Nutmeg irapika, muscade irapika cyane, aka karahagije. Muri make ni kakayiko gatoya kakandi twita teaspoon kaba gahagije, kakandi gato. Hanyuma na cinnamon yo ndayikunda cyane, reka nshyiremo nk'iyi, yego birahagije. Hanyuma mpite nshyiramo umusemburo ubundi mbivangire hamwe. Capamandazi rero ntabwo iba strong, ahubwo pakimaya niyo iba strong, niyo ikomera nyine. Ubu birasaba ko nshyiramo iki kiyiko kimwe kinini n'ikindi cya kabiri. Papamandazi ntabwo iba strong rwose, nshizemo kamwe ntabwo ifu. Ikibazo cy'umusemburo, iyo ushyizemo umusemburo mukeya cyane ntibibyimba kandi keke zikomeye ukuntu, ariko iyo ushyizemo umusemburo uhagije nyawo biba byiza kubera ko irabyimba ikoroha. Umusemburo ugira uruhare runini cyane mu gutuma keke yoroha ikanabyimba. Iyo igenda ibyimba niko igenda yoroha mo imbere. Turavanga neza. Uvanga hagati y'iminota 3 n'5, ipondo kiba kimaze guhwana neza, hatakirimo intirimwa cyangwa se ifarini itahuye n'amata neza. Hanyuma ngiye gufata umuneke muponde neza n'ikanya, iyo utawupyonze gutya gupondaponda n'ikanya gutya ukasigamo utuntu dutoya uratwumva muri keke kandi ntabwo ari byiza. Ugomba kuwuponda cyane n'ikanya ku buryo unoga kandi ureba umuneke uhiye neza. Umuneke uranoze neza nkuko mubibona, ndahita nywushyira muri cya gipondo nakoze.
ubundi mvange neza. Iyi ni banana rwose yemewe, umuneke utangiye no guhumuramo ntarayishyira mu ifuru. Iraza kuba yoroshye kandi imeze neza, iryoshye inahumuramo bya bintu byose twashyizemo. Ngiye guhita nyishyira mu ifuru, ariko ndabanza nsige mure neza agafarini. Ndabanza nyisiga utuvuta, nkayisiga utuvuta neza kugira ngo keke itaza gufatamo hasi cyangwa se ikaba yangora kuza kuyikuramo. Yego nibyo byiza, kugira ngo itaza gufatamo cyangwa ikaba yanashirira. Usigamo utuvuta, ushobora kuba udafite akaroso kabigenewe ugakoresha nk'aga kitchen paper cyangwa se agaserviette cyangwa n'intoki, nta kibazo. Icy'ingenzi ni uko keke yacu iza kuryoha. Hanyuma nkashyiramo n'agafarini gakeya, akanyanyagizaho buhoro buhoro gakeya. Biba byiza iyo ufite akayunguruzo, ariko njye ntako mfite. Ka kayunguruzo k'ifu umuntu akoresha yungurira ifu karagufasha cyane uramutse ugafite. Hanyuma nkahita nsukamo rero cya gipondo cyacu. Urabona ko nticyoroshye cyane kandi si n'amazi. Uramanura neza ku buryo bishiramo, ukirinda kugasipiya, igashiramo byose kabisa. Ngiye gushyira mu ifuru yacu rero, ndasanza neza. Ubundi ifuru yatunganye ngiye gushyiramo. Keke rero yabonetse, ivuye mu ifuru imaze iminota 20. Umva niba hari ikintu, umva really recommend you to make a banana cake at home. Ni nziza, iri guhumura, ntaranayikata, irahumura neza, irasa neza. Reka ntestinge, mbatere ifemba n'uburyo iri gukatika. Reba ukuntu imeze, reba ukuntu iri gukatika neza, imeze neza. Ni ukuri banana cake ni iya mbere pe, abantu muyikunda rwose muri bagenzi banjye, muze mbaheho gato. Irasa neza pe, iri guhumura imineke myinshi. Reba ukuntu iyo washyizemo hasi agafarini bimeze, ntabwo ishobora kwivungagura, ivamo neza kandi iracyashyushye. None ibaze iyo yahoze iba imeze neza cyane. Imeze neza, irahumura, irashyushye cyane pe. Imeze neza rwose, ntabwo yashiririye, imeze bon rwose. Muzagerageze kuyikora mu rugo. Murakoze cyane rero, abazayikora muzambwire muri comment please, ndabinginze. Muzambwire uti ya keke twayikoze none isukari iri kumvikanamo. Hari abantu njya nyikorera bakambwira ngo isukari ntiri kumvikana. Iyi sukari nashyizemo iri kumvikanamo, umuneke urahumuramo neza, irumutse neza, iroroshye. Muzagerageze muyikore kandi mumbwire rwose muri comment, mumbwire uti ya keke twayikoze, cyangwa bafite nimero yanjye muzambwire muti ya keke ya banana twayikoze kandi byagenze bitya. Niba hari aho byapfiriye nabwo mumbwire mbafashe, mbabwire uko mbigenza. Murakoze cyane rero nshuti zanjye, ndabakunda mwese. Bizu bye. Mukomeze kandi muzirebe cyane, kandi nuba wumva wayikunze iyi keke wisharinge n'inshuti zawe. Bye. Mwari kumwe na Chef Jeannine.